Imana yambwiye ngo nkubwire ngo igufukuriye iriba ryo kuguhembura. Ukwiriye gutakira Uwiteka kuko ari we wenyine ufite icyo yakora kuri ubwo buzima. Uwiteka ni we wenyine ufite icyo yahindura. Umuntu wamubwira ikibazo akakumvira ubusa. Umuntu wamubwira yuko waburaye akakumvira ubusa. Umuntu wamubwira yuko bagwaye priyave mu nzu bamo akakumvira ubusa. Ariko Imana ntabwo yakumvira ubusa. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanera de. Yesu nashimwe. Mazina nitwa Muhozi Eric. Reka dusome ijambo ry'Imana umwanya muto tuganire ku magambo Imana yashize ku mutima wacu, ubundi dusenge. Abacamanza ibice 15 umurongo waho wa 19 wonyine. Bibiliya iratubwiye ngo ariko Imana ifukura iriba irehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa Enihakore, hari rehi na bugingo n'ubu. Usomye hasi ubusobanuro bw'iri jambo Enihakore, Bibiliya iratubwiye ngo Enihakore risobanurwa ngo iriba ry'uwambaje. Aka kantu ukanotinge neza urebe ahantu wakandika. Enihakore risobanurwa ngo iriba ry'uwambaje. Intego y'iyi message Imana yaduhaye, Imana yatubwiye ngo tukubwire ngo igufukuriye iriba, igufukuriye iriba muri ubwo butayu wari urimo. Igufukuriye iriba muri ubwo butayu wari urimo, ngo kandi iryo riba ni iryo kuguhembura. Iryo riba ni iryo kuguhembura muri ibyo bihe urimo. Ibyo bihe byo kuba uri mu bushomeri, ibyo bihe byo kuba bakwirukanye ku kazi, ibyo bihe byo kuba urwaye, Imana igufukuriye iriba ryo kuguhembura. Ibyo bihe byo kuba wabuze abavandimwe n'inshuti bagukuyeho amaboko, ugeze mu kibazo nta muntu n'umwe wabwira ikibazo ngo akumve, Imana igufukuriye iriba. Nasomye ijambo rirambwira ngo Imana yabaze kurorongotana kwacu, ngo kandi amarira yose tugenda turira ngo ari mu icupa ry'Imana. Ndagira ngo ubwire mwene data, narira cyangwa se namarira namwe warize mu buzima ubayemo Imana itazi. Imana izi amarira warijijwe n'abagututse, Imana izi amarira warijijwe n'abakuvuze, Imana izi amarira warijijwe n'abagukomerekeje, Imana izi bihuri gucamo, Imana izi yuko ujya ugera igihe ukaburara kuko wabuze ibyo kurya, Imana izi yuko ujya ubura imyambaro kuko udafite amafaranga yo kugura imyambaro, Imana izi ibihe urimo, Imana izi yuko hari igihe ujya ubura amafaranga y'abana y'ishuri, Imana izi yuko hari igihe ujya ugera mu bihe nawe ubwawe udashobora gusobanura. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo igufukuriye iriba ryo kuguhembura. Igufukuriye iriba ryo kuguhembura. Iri riba Imana yarifukuriye uwitwa Samusoni. Ngo ahangaha ngo yari amaze kwica ngo Abafilisitiya 1000. Ngo noneho ngo agumwuma ku murongo wa 18 haravuga ngo agumwuma cyane atakambira Uwiteka. Ndagira ngo ubwire mwene data, mu gihe cyawe cyo kuba uri mu bibazo, nta wundi muntu wa mbere ukwiriye gutakambira. Oya, nta wundi muntu ukwiriye kubwira ikibazo cyawe, nta wundi muntu ukwiriye kumenya yuko waburaye, nta wundi muntu ukwiriye kumenya yuko umwana bamwirukanye ku ishuri,
ukwiriye gutakira Uwiteka Rabbi elevole stile dai. Ukwiriye gutakira Uwiteka kuko ari we wenyine ufite icyo yakora kuri ubwo buzima. Uwiteka niwe wenyine ufite icyo yahindura. Umuntu wamubwira ikibazo akakumvira ubusa. Umuntu wamubwira yuko waburaye akakumvira ubusa. Umuntu wamubwira yuko bagwaye priyave mu nzu bamo akakumvira ubusa. Ariko Imana ntago yakumvira ubusa. Ndashimira Imana ko itagitwumvira ubusa. Ndashimira Imana yuko iyo tuyitakiye twumva. Ndashimira Imana yuko itagiba bize ku buzima bwacu. Umuntu wamutura ikibazo akakubwira ngo ari bize. Umuntu yakuburira umwanya. Ariko ndashimira Imana Uwiteka Nyiringabo yuko itagiburira umwanya abana bayo. Ndashimira Imana yuko mu gitabo yandikamo abana bayo nawe yakwanditsemo, yabonye amarira yawe, yabonye ugutaka kwawe, yabonye kuganya kwawe, yabonye ibyo bihuri gucamo, yambwiye ngo ije kugufukurira iriba ryo kuguhembura. Ngo kandi iriba ngo ni iriba ry'uwambaje. Ngiri riba ngo ni iriba ry'uwambaje, kuko wambaje Imana ibihe bikomeye, kuko wageze muri icyo kibazo ukanga gukora imirimo y'ubupfapfa, kuko wageze muri icyo kibazo cy'inzara ukanga kwiyandurisha iby'isi, ukanga kwiyandurisha ibitagira umumaro. Imana ije kuguhemba kuko warinze ubwo busore bwawe, kuko warinze ubwo bukumi bwawe, kuko warinze ubwo bupfakazi bwawe ntiwiyandurishe ibitagira umumaro. Imana ije kukuremera ishimwe, ije kukuremera ishimwe, ishimwe uzavuga imbere y'abantu, ishimwe ngo kandi wayisenze mu ibanga, wayitakiye mu ibanga, izagusubiza ku mugaragaro abantu bose babireba. Imana yabonye ayo marira warayurira. Imana yabonye ibyo bihumazemo iminsi, yambwiye ngo ije kugufukurira iriba, kandi ngo iryo riba ngo ni iryo kuguhembura. Ndagushimye Mana, ngo wahe icyubahiro. Ngushimye kuri Imana nziza, ngushimye kuri Imana ikomeye. Ndagushimye yuko uje kuduhumuriza, utubwiye amagambo aduhumuriza, utubwiye yuko uje kudufukurira iriba, ngo kandi ririba ngo ni iryo kuduhembura. Umugisha uyu muvandimwe, umugisha umuryango we, umugisha abana be, ugere mu kibazo yararimo. Data mwiza, ukimukemurire kuko uri Imana. Ugere muri icyo kibazo kimugoye, ukimukemurire kuko uri Imana. Ugere muri bino bihe bitamworoheye, ubimukemurire kuko uri Imana. Ku bwa byose izina ryawe aba ryo rihabwa icyubahiro. Turagushimye Uwiteka, amen. Mwene data, ndakwizeza neza yuko niwizera iri jambo, ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Imana yatubwiye yuko ije kugufukurira iriba, kandi ngo iryo riba ngo ni iriba ryo kuguhembura. Akira guhemburwa n'Uwiteka, akira kugirirwa neza n'Imana muri bino bihe n'umwaka utararangira, mu izina rya Yesu, amen.